Ninawasalimia tena wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Ninge kubasuhuza wakunze masomo ya Kiswahili. Ninaendelea na somo lipya. Ndakomeje ni somo lipya. Somo la leo, somo ry'uyu munsi ni vitenzi tunavyotumia kila siku. Inshinga dukoresha buri munsi. Nkuko bisanzwe inshinga ni igikorwa rero ibikorwa dukora ni byinshi, nanjye mba nabahitiyemo inshinga nke ariko cyane cyane dukunda kwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mukurikire murebe izo nshinga kuko ndimo kubigisha uburyo mushobora kuba mwazifashisha mu bihe bitandukanye, nazo mujye muzifata muziteho. Dutangire n'isomo ryacu ry'uyu munsi. Kuanza ni ugutangira, kumaliza ni ukurangiza, kukaa ni ukwicara, kusimama ni uguhagarara, kuandika ni ukwandika, kusoma ni ugusoma, kulima ni uguhinga, kupanda ni ugutera, kupanda mbegu ni ugutera imbuto, kuvuna ni ugusarura, kujenga ni ukubaka, kula ni ukurya, kunywa ni ukunywa, kulala ni ukuryama, kuamuka ni ukubyuka, kucheka ni uguseka. Wapenzi wa masomo yangu, wapenzi wa masomo yanjye, huu ndio mwisho wa somo la leo. Aha niho dusoreje isomo ryacu ry'uyu munsi. Bibutse gukora subscribe, like, share na comment mwamudushyigikiye iyo mukoze ibyo ngibyo babwiye. Murakoze cyane, asante sana, Mungu awarinde.